Reka none nongere nkwereke ikaze kuri M Studio. Mbere na mbere nongeye guha ikaze, uburyo bwa subscribe, like ndetse na comment. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ese ni gute washyira video kuri channel yawe ikabasha kurebwa n'abantu benshi batandukanye kandi ya video ifite quality y'umuntu wakoresheje machine. Nta kibazo uzakoresha kuri Chrome yawe guys. Ugiye kuri Chrome yawe wandikemo YouTube Studio. N'uyifite guys abanzira movingemo kugira ngo ukore bino bintu bimere nkaho si YouTube video yawe uploadingwe na wakoresheje machine. Ntajya mutandukana bino bintu bifite quality guys. Wowe uzazikane kuri YouTube tuzabona muri search yawe searching umara kwisearchinga hano hambere ngiye gukora nawe guys. Ariko uzagikora niba ushaka ko YouTube cyangwa video zazajya zirebwa kandi zikamera nkaho ibintu byawe bikora biri professional guys. Kuko uploadinga video channel hano bituma views zizamuka kuma kwafunga gutyo zikanaranze anse continue. Hano hasi ngiye kwereka ngiye gushyira fresh nkuko ubona kuri ekara yawe. Wowe musaba kandi subscribe, like ndetse na comment. N'ufite ikibazo ugitwandikira muri comment kugira ngo tuzagusobanurire. Niyo mpamvu tuba turi hano kugira ngo tubakorere ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba ariyo channel ufitemo yonyine nizabanza, niba atari ufite zaza ukandi ibumoso bwa telefone yawe hejuru mu nguni. Akora uburyo bwa telefone ya mu nguni uzabona akarugo kawe banza ugasingire mo in niba utarabihuje ni Google Chrome. None murabona ko tugeze noneho kuri dashboard yacu y'ibintu dukora cyangwa y'ibintu twashyize kuri YouTube guys. Musaba kandi subscribe, like ndetse na comment. Nubuze ko ukugezaho ikiganiro ari Idi Amin. Ufite ikibazo cyawe cyandika muri comment kugira ngo bahe tugusobanurira kuko niyo mpamvu tuba turi hano. Kandi niba ushimye video yacu guys ukanda subscribe, uzikana hano nkweretse abanditse creative wakanda utegere guys. Ngibutse ko tujye kureba ukuntu waka-uploadinga video. Urimo kwanditse upload ukandi hano kuri kano kantu and file aka ubona kuri ekara yawe guys. Mushimire ugize kuno munota uru wagashira numara kujya gutuzwa n'anditse file ubibona muri ekara yawe guys. Noneho uze uhitemo icyumba kizo yawe ugiye kwa-uploadinga kuri YouTube ya cyangwa kuri channel yawe guys. Nuko natugiye kwa-uploadinga ino video nkuko ubona kuri channel uko genda tubikwereka step by step kore mpamvu tubatoro kugira ngo tubigishe. None numara ku-uploadinga gutya nta kintu uzakora. Bitse ko iyo uploadinga video gutya bituma ubona amakosa niba ari kano kandi akoresha bakubwira ko araza kuza mu copyright imbere yo kwishyira mu kubaranga bakayicekinga. Byagufasha kurinda ama copyright nuko benshi usanga bafite ama copyright usanga bakoze video zirerebwa ariko bagasanga bagiye kwa-uploadinga mu ntize bakoze ama copyright. Nuko nakorera video mbere bakora copyright muri video yawe uraza gusanga muri discussion y'iyi video maze nabyo ubyige guys. Gusa ibano biri gufasha kugira ngo utaza kugwa mu makosa guys. Ubundi ibintu bya bikaza biri professional. No then ugashyiraho type, ugashyiraho thumbnail cyangwa description usobanura video yawe cyo ikuntu imeze cyangwa video wakoze igamije kwigisha abantu. Numaze kubyandika ibyo mbisa ushyira mu tags kandi ama tags maze muri description ntabwo burya bari ngombwa gushyira ibintu byinshi. Nurangiza kandi hano hepfo ubona uzishyiraho thumbnail wagiye gushyira kuri ya video yawe. Umanuke n'ibintu buri hano bwose genda ubwuzuza bwose uko ubibona hano kuri screen yawe guys. Urabona ko urebye hasi aba ari kugenda yibara cyangwa ino video ya-uploadinga kuri video yawe ariko ntabwo iyo direct ko barabanza bakayiceka bakaguha ibisubizo. No uzakora maze kubisinga byose bakanda next guys. Usaba gukanda subscribe no komera kurikira ino video kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ibyo tuba twagutegura kuko niyo mpamvu tuba turabona ko turatarusaka twamenya isanzwe kugira bita screen. Icyo ntabwo wahita kundi ureba video y'umuntu ukabona yarangira agataza n'indi video gutyo ubona muri screen yawe biri gukorwa. Ubona ko hari ibintu byinshi iyo wakoresheje iriya YouTube isanzwe batajya baguha. Naho uzashyiramo video isanzwe wa wundi umunani za kureba video yawe hahita hajyaho indi ushaka ibyemezo bigende save guys. Musaba kandi subscribe, like ndetse na comment. Mubwira ko hano ibintu byo tukugeza ari byinshi cyane kandi byiza. Niba wishimiye video zacu guys you can like, subscribe ndetse na comment guys. Ukagirwa gusharinga aba friends bawe guys.
ntukajye wibagirwa gusharinga friends bawe nk'uko ubona muri screen yawe cyangwa kuri ekara yawe. Ugomba kujya ubikora gutya ndi kukwereka ko bizagufasha kugira ngo ubone views ndetse n'amasubs mu gihe gitoya cyane, kuko ibintu uzajya ukora zaba ari professional. Urabona ko ya video yacu amaze kujya, urabona ko uyikure cyangwa uyizumije ubona ko hari akantu k'akabivuze ko nta copyright muri ya video yacu, ibintu byose bimeze okay. Harakurikiye ko nako hari akantu kabivuze, bishatse kuvuga ko ndetse ya video yacu nta kibazo twabasha kuyauploadinga kuri video. Hano hari utundi tuntu benshi batajya bazi, kuko burya gufata video ugahita uyishyira kuri channel ntabwo ari byiza kumenyesha abantu bagukurikira igihe video yaraza gusohokera bakaza kuba bayiteguye. Bizagufasha kugira ngo video yawe izabashe kugira abasubscribe ndetse abayitegeze nyine baze kwiteganyiriza amatsiko. Hano mujye mwita kuri thumbnail kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende fresh. Dukomeze dukurikire video nk'uko nababwiye, tugiye gukomeza twige byinshi cyane. Njye na uploading video yazanye tubashe kureba hano icyo bita scroll time. Bakundi njye n'igihe video yaraza kujya kuri YouTube, ikaba kuri YouTube channel yawe ariko akaba nta muntu wayireba. Rero ni ibi ngibi tugiye gukora hano. Uzahitemo kuyipreminga, uzahitemo hano ukuntu iraza kumeze imeze nk'uko ubona kuri screen yanjye. Gusa kujya mutandika telefone mutarebye n'ibyo, kandi ibyo ndi gukora ko mugiye mukurya step by step. Ndabizi muzanshimira one day. I know muzanshimira one day, trust me. Gusa mbabwira ntimukaziye muci intege n'imitsi mujye mugerageza. Hano uzahitamo amatariki ya video izagera hanze, amasaha ndetse n'ibindi byose bitewe n'igihe ushaka video yawe ikaba yagiye kuri YouTube channel yawe ariko akaba nta muntu wayireba nk'uko uri kubona kuri screen yawe guys. Ariko namwe mujye mukoresha trust me, kuko one day uzanshimira nk'uko iteka mbibabwira. Noneho reka tuzi ngenda ndashaka ino video yaza kuzaza saa 7 zuzuye. Noneho iyo umaze kubikora gutya, umaze kubya uploading guys, uraza ugakanda hano ngiye kwereka kuri ekara yawe handitse finish up guys. Bibutsa ko yari EM Studio kugeza ikiganiro akaba ari DJ Ikarebwa, the king of sweet. Video yacu tumaze kwishyira ku rubuga rwacu rwa YouTube, ariko ntabwo abantu babasha kubona no gukora amashare tuyisharingiye abantu. Noneho ya matariki yacu aze kugera. Ndagushimiye, twabaye tuzongeye tubona ubutaha. Yari bye bye. Iyi ni EM Studio.